mwaramutse neza abakunzi bawe twongeye kugaruka mu gitondo cyiza, mu gitondo cy'umugisha, aho benshi bategereje kumva inkuru nziza ituruka ku ruhande rwa Shema na Ravi. Ariko mu by'ukuri Aline nawe akomeje kuba rusisibiranya nka wa no muri théâtre. Ubu se koko arafata Aline afate na Shema, Ravi ibyo bintu arashobora kuba managinga, nyamara Uwiteka ya Mana ya Ravi na mama we ivuga bikaba yategeka bigakomera, ihereye ko iha ibisubizo binoze kandi birambye Ravi. Claudine wacu amennye umuceri direct, ati gahunda ni ukumenya aho papa wanyu ari mu Bubiligi. Abantu mutari muzi ahantu papa Shema ari, ndongera kubibutsa ko twamaze kumenya ko ari mu Bubiligi. Ese koko mama Shema yabwiye ukuri Claudine? Ntuze gucikwa ni hano kuri Wintertainer umenyera amakuru y'ibanze. Ibintu byakomeye. Irango kuva atarongera kubona umukunzi we, yaba Mimi na Manzi, yaba Ravi na Shema, nta mahoro bazagira. Uyu mukobwa twakundaga twese, twabonaga ari umunyabwenge, se ni iki kiri kumuhindura? Bakunzi bawe musengera uyu mwari w'umukobwa amatiko ari gushaka kumwarikamo amuvemo mu izina rya Yesu. Neire yari umukobwa twakundaga, twizeraga, waruzi ubwenge, uzi gukora, ariko iyi mico ariko yadukana nta kintu iri kugezaho sosiyete nyarwanda. Rero wowe ukurikira Wintertainer, niba uzi neza kutarakora subscribe, kora kuri subscribe, utera agatebe tuganire, kuko hano niho hantu hambere haba amakuru y'ibanze ubu uri bwumve mu mwanya uri buze kusayasayina. Kurikira ikiganiro cyose nibwo uri buze kujya kureba amashusho wasobanukiwe. Niba utarakora subscribe rero nicyo gihe ngo ubikore, ubundi twanzike twiganirira. Minisitiri aragira ati njye nta kintu nababwira. Manzi na Shema na Ganza biyemeje gusanga mama wabo bakamubaza bwa nyuma bwa mbere, bakamenya niba papa wabo ariho ndetse n'ahari, ubundi bakamwishakira. Amafaranga muri uru rugo murabizi si ikibazo, bafite amafaranga n'andi y'imfabusa hahandi bari kuyaryaniramo. Nawe rero niba uzi neza ko urukundo ukunda uyu muryango, wifuza ko Shema na Manzi na Ganza bahabwa ukuri, ntugende utumvishe ikiganiro ngo kirangize, ntugende udateye comment yawe y'ukuntu wifuza ko byakabaye bigenda. Ese amagambo Claudine ari kubwira Manzi na Ganza na Shema ari buze kububaka, anabafashe gufata umwanzuro, cyangwa baramufata nk'umukozi wo mu rugo wumve ko ari umunyabinyoma ari aho ngaho ari nk'abiyayo bisanzwe? Nicyo gihe ngo mwanarize. Aline rero nakomeza kwigira atya, Shema afashe ingamba zidasanzwe. Wikuraho urushinge nze nkubwire ingamba Shema na Ravi bafatiye Aline. Mama Ravi umunsi w'ejo murabizi neza ko yakubise bodyguard wa minisitiri, ariko si umunsi yamenye ko ari bodyguard wa minisitiri. Uyu mwana w'umuhungu ari kwishinga miliyoni zirenze 2 yemerewe zo kwica Ravi, ariko se azazibona zimufasha iki muri iyi si? Ko niba mumenya bakamumenya ataragera ku ntego ye, ko kazi ko kwa minisitiri azaba kabuze, Aline ntari kumushuka ngo aburi buryo n'ibumoso. Ariko si uko umuntu ari umutindi ubundi bamubireberaye. Abantu muzi umukire, umukene n'umutindi muze kunyibwirira di batandukanira he? Nge ndaho ntabyo nzi. Shema mu ihurizo rikomeye ry'amagambo nyirabukwe amubwiye byamucanza, ati kuki mama Ravi yambwira amagambo nk'aya? Ese Shema ari buze kuvumbura ko uyu muntu yoherejwe na Aline? Tera agatebe rero noneho tujye mu makuru ya nyayo y'uyu munsi. Niba wowe aribwo kigera ahangaha, wikuraho urushinge rwawe utumvisha amakuru uyu munsi, kuko niyo ngiye kukubwira bya nyabwo. Ravi na Shema mu muhanda bamaze gusenga, igikuba cyacitse de. Ngaho nguko uko bahise bamenya ko wa musore yoherezwaga na Ravi, bahise baturukana ruguru bamanukana bihuta cyane nk'abantu baziranye n'imigambi myinshi. Ravi na Shema barihishe batangira kubumviriza, bababona neza wa musore yongera gusubira muri rwa rugo. Shema batangiye gusobanukirwa ikigenza wa muhungu ndetse n'imigambi Aline afite. Nguko uko babumvishe, Shema na Ravi bihagarariye ku muhanda, ubwo Aline yavuga ndashaka unjyana ahantu baroga. Murabizi ko afite gahunda ngo yo kuroga. Shema akamwigarurira. Ese mama ibintu Imana ya Ravi izatuma bibara?
Mimi mu rukundo rukomeye cyane na Manzi, Manzi ageze aho amuporopoza ko yamujyana mu rugo iwabo de. Ese aramujyana nk'inshuti ko yamubwiye ngo bajye basurana, bamwe basure hirya abandi basure hino? Aramujyana nk'inshuti cyangwa aramujyana nk'umukunzi? Uyu munsi rero ni umunsi wo gusobanukirwa tukaza kumenya ubundi ko Manzi yifuza ko imiryango isurana. Mukaba muzi neza ko biba bigoye ko imiryango isurana itarashyingirana. Aho ngaho Manzi nawe ntagiye gutangira urugamba nk'urwa Shema. Urabyibuka neza ko uru rugo Manzi we ataruvukamo. Ntabwo ari umwana waho, ni umwana wa murumuna wa mama Shema. Abantu mutari mubizi mubyibuke, ntabwo uyu mwana ari uwa papa Shema, si uwa mama Shema, ni umwana wa murumuna wa mama Shema. Bivuze ko mama Shema mubereye nyina wabo. Nicyo gihe rero ngo turebe niba mama Shema koko ari mubi, ari bwange na Mimi ko ashyingiranwa na Manzi. Ese aratinyuka no kuyobora umwana atabyara? Ese ubundi mama wa Manzi yabaye iki? Abantu muzi neza iyi filime itangira harageze ngo mwibuke neza ikintu mama Manzi yabaye n'impamvu Manzi yaje kuba muri uru rugo. Niba mutabyibuka muze kunyandikira muri komenti, umunsi w'ejo nzaza mbibabwiraho. Kuko Manzi ni umwana twese tumaze gukunda muri iyi filimi, ni dogiteri mwiza udafite ikintu na kimwe kimuvuna atekerezaho, kuko ibintu byose asa nkaho ababizi abifitiye ibisubizo. Ubundi Manzi muri iyi filime ameze nka Claudine, ibintu byose baba babizi ariko bakicecekera, bakemera abandi bakavunika bashakisha ibisubizo, finali ukabona bazanye ibisubizo. Inkuru y'umunsi, mu gihe Neyira yivugishaga ayo magambo, murabizi neza abantu mwarebye igice cy'ejo ko mu idirishya hari harimo umuntu. Iminsi y'igisamba bari 40, Neyira bamubonye aganira na Manzi, nubwo batumvisha ibyo yaganiraga na Manzi, ariko bamubonye kandi Manzi yinjiye mu nzu atishimye, atanezerewe ikiganiro agiranye na Manzi. Ese ibi bintu biri buze guhumura ku maso ha Mimi, amenye neza uri kumurwanya? Ntimuze gucika, ni mu kanya gato cyane mugatekereza n'aho mujya. Ese niba utazi aho uva uramenya aho ujya ute? Mimi tekereza kabiri uve mu bwana, urakuze, X6 urayirangije. Ni iki gituma muri wowe nta nzozi ugira? Ese koko ushatse umugabo agabura amafaranga? Manzi ko atunzwe na lisansiye, aramutse agize atya agakora ubukwe mukamara kubana, hakabamo ikosa rimwe ko lisansi bayubika, mwaba muto wahita usenya ugataha? Ese ubaye ufite abana nka 2 cyangwa utwite, wahita utanga umugabo wawe ngo arasubira aho yakoraga amafaranga yongera guhe? Tekereza inshuro irenze imwe Mimi, tekereza utuvanaho ubugoryi, tugukeneye uri umukobwa mwiza nk'uko uri mwiza, noneho ube na mwiza no mu bwonko. Aline nta mikino, murabizi umunsi w'ejo ko yari yamaze guha urushyi Mimi. Ese Mimi ari buze gutinyuka abwire mukuru we na mama we, cyangwa abwire Manzi ko hari umukobwa wamukubise? Naza kubimenya biragenda bite? Ndimucikwe ni mu kanya ubwo Ravi ari bumenye ko Aline yakubise mama we akanakubita na murumuna we. Ariko ibya mama we murabizi ko ejo Ravi yari yamaze kubimenya, yari yamaze kumenya ko Aline yaje hari inshuro irenze imwe bakanarwana, ibibazo bikavuka, ariko mama we akabyitwaramo kigabo akabihandoringa kugeza igihe Aline we yaviriye aho ngaho. Shema agiye kongera gukinisha Aline. Ese iki gitekerezo muragishyigikiye koko bakoresha Aline kugira ngo bamenye aho papa we ari? Ariko mwibuke ko mama Shema nawe yivuyemo akabwira Claudine ko papa Shema aba mu Bubiligi. Abantu mutumvisha iyi nkuru muze hano mbasobanurira ukuntu mama Shema yivuyemo akabwira Claudine, kandi mwibuke ko Claudine ari umutasi. Ibaze ubwo abana bari buze kuba babimenye. Ese mama Shema koko arabizi neza aho papa Shema ari mu Bubiligi? Ese nyuma y'aha ngaha muratekereza aya makuru Claudine ari ndagiye kuyabwira bwa mbere? Ntimucikwe, ni hano kuri Win Entertainer uri bumenyera ayo makuru. Shema niba mushimishijwe nuko yakoresha izi turufu Manzi azanye, bamubaza ngo urakora ubukwe nawe akavuga ibintu bikomeje kugorana pe. Ibaze umunsi Mimi azamenya ko Neyira ari we wabwiye Manzi ko anyara ku buriri.
ntabwo uru rugo azarubamo kuko murabizi ko uru rugo buzuzanya bose kandi badahishanya. Umunsi rero byamenyekanye ko Ney ari guca inyuma agateranya Manzi na Mimi, ntabwo ibintu bizoroha. Tubigendere mu rugo kwa mama Ravi umunsi w'ejo mwabizi uko yari amaze gukubita Aline, ariko Aline ajya kugenda amusigiye urushyi rwa nyarwo. Ese mama Ravi muratekereza bikozeho iki? Kuricara arasenga. Mama Ravi nawe ntabwo ari agafu k'imvugo rimwe, we yihagurutse avuga ati ari ngomba kumenya icyo uri cyo n'uwuriwe, nkakwihanira nkakwigisha umuco ku buryo uzajya umenya ubwenge ukamenya n'igihe cyo kuvugira. Uyu mubyeyi wamuha Aline akaba ariwe umurera, akamurera kuko Aline akeneye umuntu umushyiramo inshyi, akeneye umuntu umuhindura. Wowe mukobwa uri muri iyi sosiyete nyarwanda, niba wiyumvamo imico ukaba ubona ugenda nka Aline, ukora nka Aline, ndakumenyesha ko ejo hazaza ntabwo ari ahawe. Harabura iminsi mikeya tukakumva ufunze ukatiye burundu ahubwo, kuko nta mwana w'umukobwa utinyuka gukubita umubyeyi ungana gutya. Nta mwana w'umukobwa uvuga amagambo ukoresha imvugo nyandagazi nk'izo Aline avuga. Ntacyo mumfashe rero dusengere Aline aze gukiranuka. Urukundo ruragurumana hagati ya Shema na Ravi. Shema nubwo yagiye kugisha inama abasore be bakabyemeranya ko bagomba gushakisha, ariko ntago mama wabo akeneye kubumva. Ravi nawe akomeje kuzana ibitekerezo bibubaka byo kubagira inama z'ukuntu batuma mama wabo bumva kandi akababwira. Ese wa mugani wa Manzi Dogiteri, ubundi abana bahagurutse bakajya kwirebera minisitiri, numva igisubizo azajya gukora kuri minisitiri, kuko mama wabo akomeje kuba intare y'ingore. Minisitiri niwe muntu wenyine wabasha gusubiza ibibazo by'aba bana, kuko uyu mubyeyi akomeje kwinangira umutima mubi uko bukeye n'uko bwije. Mama Shema arafata imico